nagize ubwoba ngira ubwoba bwuko aho mu kintu batajya bibaza abantu bari bashinzwe gukubita amafuni bashokonkoye inzara bafite ibyanwa wazana umuntu n'uyu nawe tumwice abo bagiye so by the way nibaza abasirikare abagenzi bino bintu bikomeje kuducanga abangabo tabizana dukeneye ukuri urubyiruko rutarwivumbura rita mwivumbura banduretse babandi baderezwe bishyurwa bahembwa ni mu gikami mujye mbona ahantu hari agatambaro katemere kujya muri go down ahantu hari side ya kushoto muri smart area ipfu hariya nta muntu ugomba kuhajya aho niho bari bateganyije ngo Robert niho bagomba kumujyana very soon so hariya niho hamwe bajya gutocyaringa umuntu bagushakamo amakuru bite uravuga ntuvuga murambaza iki uravuga ntuvuga uri mwiza ufite akarenge keza yego reka twereke ukajya kumva imashini iratse hirya mu cyumba kindi ukajya kumva induru y'umukobwa ayiwe akaguru kanjye bakazana akaguru kajojoba amaraso k'umukobwa mwiza amano agira gutyo uyu si numva gataka none turagatabiri vuga ibyo tugukeneyeho inkota zirakurangiza zamarira zaje kurengera hamwe akazi cyana cy'inzobe cy'umuvugisara cy'igicika 10 kavuga ngo Robert azayahe mabanga amabanga se nako yari nyuzemo aravuga ngo hari n'inkota ngo hari n'abatutsi bakoze genocide muvandimwe yabikoze ibintu byo mu Rwanda n'agatogo wabaye mu gisirikare n'agatogo yitetse n'abandi ngiwe nabanye mu gisirikare amabanga y'ito by'abanyarwanda mukune vuga ayahe mabanga se nka Sergeant Robert azayahe amabanga by the way yo nashaka kuvuga n'ibindi nashaka kuvuga ariko the things tocaringa abantu bacika yore bakaza bari bazima nk'ibyo ngiye umuntu nawe utabivuga barabizi ariko hari n'ibindi nk'uwo mujinga ngo w'inzobe ufite umubiri umeze nk'inyama y'inyoni no kuvuga ngo nagwazi hagiwe RPA na RPF hagiwe RDF amabanga ya RDF those stupid guys nabyo baza amabanga yabyo nkaho ndagusogonye utonye kuntinya mwakoze amabara inkotanyi mwakoze amabara ateye ubwoba inkotanyi vuga ngo inkotanyi mu Mutara Karonyaho na Ruhenge zaragakoze nawe uzazo gakore utsembe umuvandimwe aragira ati Robert abahutu mu Rwanda twakorewe genocide iracyakomeza nimugumya kuyihunza muzabyemera mushaje genocide y'abahutu mu Rwanda ntago iremezwa ariko ubundi ninde wemeza genocide niyo nangiye kubabwira buriya mpamvu bari abatipe bisaba ko amahanga banza akabyemera ngira ngo ibintu bavuga kuri terrorism ubu wasanga twese turimo gupfirwa genocide ariko rero bihangane kugira wenda ubwabo Kagame already yayipfobeje ahubwo nicyo tugiye ngo turebe bo bari bwiye ngo arimo arubaka genocide kugira ngo atagiraho icyo bita kugwa muri wa mutego bavuga ngo ni kuvuga ngo double genocide cyangwa ngo gupfobya abahutu bishwe n'inkotanyi urumva barahari benshi za Kongo mu Rwanda dukurikije version z'amateka muduko ariko ubu turi kuvuga ku rwibutso ruri mu Bufaransa icyo muri make rurafasha ndarujyaho abanyarwanda aho ndarutindaho ariko reka nsubire handi ukuni inkotanyi zimenze inkotanyi zimeze nk'amazina y'abanyankuru abiri hari uwita Tebejuka na Tebebwa Tebejuka na Tebebwa Tebejuka nibibuka Tebebwa ni wa wundi utibagirwa Tebebwa yari umuhutu Tebejuka n'umututsi kandi Tebejuka yaneye mu murima wa Tebebwa Tebejuka n'abatutsi nyine kugira ngo wenda n'abanyarwanda batubwire kuko urabona inkotanyi n'Tebejuka urabona ikibazo abanyarwanda bafite reba nk'uyu muvandimwe aragira ati rwose pe ejo bundi muzabyemera mushaje kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abahutu bishwe ariko bivuze akujya utinya umuntu utinyuka kubwira ngo genocide yatangiye ku itariki 7 yabuze by'ukuntu yenda yabitwara mu wundi murongo ku itariki 6 indege ya President Habyarimana yari yarashwe reka tureke gutinda kwa yirashe ariko ngo nibireshye ukavuga ko kuraswa kw'indege ari kimwe mu bintu byatumye abahutu b'intagondwa ndetse n'abatutsi dutangiye kuyatumva batangiye guhita bashema abatutsi ubabwisha niyo mpamvu ubona muri iki gihe cyo kwibuka bazanye ba generali bari barapfobejwe bakaza bavuga ubutwari bw'inkotanyi mu guhagarika genocide turahita twinjira no kuri Rutaremara yagize gutya
ni birebire tuba turi buvuga uyu munsi kuko amakuru yarahari ni menshi mwihangane abanyarwanda utaremara abadayimoni baramuriye ejo bundi ibyo aha dukomeze dushime n'abantu barimo baduhereza ibitekerezo none se jenoside mu Bufaransa yageze yite afande wabonye hariya mu Bufaransa ukuntu bimeze nicyo ngiye kubabwira Kagame ibyo arimo gukora mu Bufaransa n'uriya mutipe ni agasuzuguro barimo gukina ku mubyimba abacika cumu bo mu Rwanda n'abandi bari hanze wa diaspora navuga ngo twari twarabyihoreye kuko bari batwivumbuyeho natwe reka noneho kuva bavuze ko bagiye kudufasha amadrone no kurasa wazarendo reka noneho tujye gusubukura turebe ikintu twaremayo ariko Sarkozy yavuze ati nubwo tutagize uruhare mu gukora genocide gufasha intera n'abandi Sarkozy cyangwa Emmanuel Macron Emmanuel Macron yego aravuga ngo ati ariko genocide yarabaye twebwe ntabwo tugiye dutabara u Rwanda ngo tube twahagarika genocide abanyarwanda barayihagaritse ku giti cyabo abayihagaritse nabahe abareberaga nabahe so no kuvuga ngo na isi yabaye umudugudu buri muntu wese yakenera undi Kagame afite narababwiye no kuri kwimana ikintu ugiye kubabwira kugeza ubu ngubu mukorogoshora amatwi yanyu Kagame afite indiri ingana n'umusozi wa Rebero ya gold amaze igihe yiba muri Kongo n'igitaka kingana gutyo muri Nyungwe kirindwa na special force urita yarinze agomba gupfa ubaye demobo muri iyo gahunda arapfa ziya container ziri munsi y'ubutaka bwa Beneri izo ni container igihe abashinwa bari barimo kubaka kuri Sheroberi nta muntu agomba kuza kunywera kwa Sheroberi hariya Sheroberi abakirimo kubaka hariya kuri Beneri bahishaga iki bacukoraga he ninde ubibuka ninde uzi ibyo bintu arafu wari wazeye Kagame afite ikintu cyitwa wa muti bakaguha umuti wo gusaza vuba mu myaka 2 ukabubaye umukecuru cyangwa umusaza afite n'umuti bashobora guhereza mu gihe umuti bahaye Bizimungu Pastor Bizimungu bamuteye umuti kubera ko izo container abaforomate asa nk'ubirota harya nabayeho president yigeze kuba president harya cyangwa ibyo nibyo Kagame akora akagufuringa kuko Bizimungu yarushaga Kagame ubwenge inshuro magana ibyatsi Kagame ni dira abamani mbigenze gute ko ari initi mushakire initi zinga zinshakira ukuntu watekinika z'abazungu hari umuzungu ba muri utegura ijambo rya Kagame uba mu rugwiro utajya usohoka afite umugore w'umunyarwandakazi batuye za matimba ntago ashobora kurenga umupaka w'u Rwanda kuki muri zo speeches ategura hazamo speeches zitiyubashye ahubwo si kubera ari umuzungu kuki ari umuzungu ikindi kuki ashyiramo speeches zitiyubashye ibyo nibe bitwa spiritually iyo mbivuza ngo bitabiba cyanga nka wa musazi ngo namwe bacyanga nko byancanze novuga ngo Kagame afite imyuka mudashobora kuba mwa controller na papa bwe biramurenga Kagame ni nyamabari dasanzwe iyo ne kugira ngo atanatwikira nuko yasanze twe dufite umwuka urenze ubwe tikeza akavuga ati Robert tumurangize ngo mumukozeho mwahora n'ibibazo ntago wakora kuri Robert gute sinago ushaka kunyica Kagame nabo bahereza bose bahita barangira bahita babyibagirwa bafite uruhuzyo ntago shabundi ariko harona kwaje yenda kuri system nawe baza bagashirira mu ntoki zawe bakunde nyine nkahita mbahambira nganga bwana murangize Gasiya ntago ashobora uzi impamvu se jewe that gentleman no kuvuga ngo ikintu kitwa Kagame si umuntu either ayoboye abantu mwebwe mu bintu nkuriyetinze imbaraga kuri we ariko noneho today nagihe se kibi atarangira Kagame ararangiye muri Nyungwe ibirombe birahuzuye ibi ngibi abagenzi baba babyumva n'aba millions baba babyumva nahibye izi byutu dukonte baba barakrena babandi bishyurwa na leta kujya bate abanyarwanda bishwe n'inzara n'ubutindi n'ubukene no kongera no gupfuka umunwa ngo utavuga
Kagame yujuje n'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ibe byose ni ari imbaraga ikuzimu hagiye amaraso ariko muri physics hagaragara ikifatika ingunguru za gold nuvuga ngo arishyura kugira ngo abeho. Niba umunyamerika yanze ikintu gifatika ashaka kwicukurira umufaransa agomba gupikinga akamahereza ikintu cya tamor yego prolonga noneho ukajya kumva nka M23 iri karakasha ngo tugiye gukora akantu kadasanzwe kuri leta ya Kongo tugiye kujya abafite ikintu yabaye mu basi ko bari kwama baturasa natwe tugomba kubarasa ukacyangwa abantu bari kwicwa za Rucuru na za Minembwe muri ya misozi uzi nka bari kurasa barasa y'amabanda mabara nabaseke cyane amabanda umuntu muzima arasinka kweri ubutunzi barabufite kuki badakontrola discipline yabo amabandi y'abasirikare izo ngizo za militias n'abasirikare badafite control badafite leaders niyo mpamvu ubona bafate muri ya umwe nakwe n'umuntu uri pressing Kagame ni bandi kandi Kagame ubwo aravuga ngo akorana n'amabandi avuga ngo ayo bita ngo umutwe w'amabandi Kagame avuga ati jewe umuntu wese ashobora kuba ya tekano akakorana na M23 na supporting uvuga Kagame nawe ni bandi data umuntu wawe biri live data zirambamba noneho biri live. Hanyuma rero ambassadrice Mukantabana Domitile ni Domitile ni Domitile je pense que yagize gutya aravuga aratangaza gira ngo yararimo akorana ikiganiro n'umunyamakuru twa Alisudi nimba mbyibuka neza aravuga ati twebwe turi gukora ibishoboka byose nk'u Rwanda ngo abasirikare bane barimo na General Mubaraka Muganga n'abandi batandukanye ariko nka RDF nk'urwego baretse tugomba gukora ibishoboka byose hakabaho hold y'ibintu byose urabisubiramo. Ndashaka banza kubaza Mukantabana yavukiye mudushakire mukorana munoza mu tekinike mudushakire Mukantabana wibye nibirebire wenda arakano gato ari ikintu kimwe nshaka impamvu mbajije gutyo hari impamvu mbajije gutyo urabona nabari abatipe b'abayisilamu bayobora bari abantu z'abashe Abdul Karim y'abatipe biye bica abasiramu b'abatutsi Nyamirambo n'abahutu batavuga rumwe nabo yego Mukantabana hari ahantu ari suspect mu kintu runaka Mukantabana nde Domitire Matilde Prito abantu batobarire we si umunwa nanjye ukoresheje bitari byo Mukantabana Matilde abadukurikiye mutobarire ndakeka nibo uko ntekereza I'm sorry so nigeze kubona bavuga ngo baje bamutereye abase ifoto yagaragaraga umugore ufite amaguru kuntu inkotanyi zimutereye z'umwambutse uruzi akavuga ngo muganga Mubaraka niwe wamukijije mu nkambi izi ngira ngo bajya banavuga ngo sinzi ngo konto ngo umugabo we ngo byagenze ngo kandi ngo bigizwe n'uruhare na n'uyu ambassadrice mubona uyu ambassadrice ndareka tureke kumukriticizinga cyane tumurebe nk'uhagarariye urwego byaba byiza kugira ngo dutandukane n'abantu birirwa batukana i Kigali none se mama Rwagasabo ko abikora bimutwariye hari nabo binjira mu buzima bw'abagabo barinjira bakavuga Burundi ejo bundi u Rwanda rukundi yagize gutya bakunde ibintu yo guseba natwe tubaseba tuvuge n'abantu baronguriye abantu mu office nka hari ugasanga inyuma afite chambre nore bari kunameze urabona ko nagize gutya uko no kwiryongomora yibagije ko yari mu nkambi aho yari umugabo we yaje kujya hehe atashaka amateka y'itumuza ntumujore aruzi irengero ry'umugabo we abona abafana banya ariko dozi nani ndeka naje nkubwire none dushake nakari mu nda y'ingoma tuzaje tukavuga kubera ko nabo baraduhemukiye nimukomeza nkumva muzana abantu bafite ibikanja mu gahanga bavuga kuri Robert nzatangira kuzana umwe kuri umwe mbuga no muntu wa murongo uyu mugabo afashe kwita mari hirya ategereje modoka ari hirya arimo arasefuna Rwayisefu umugabo ari mu modoka ategereje nyiramama ora muvandimwe igira gitekerezo afite ni aragira ati njewe kuri tekinike ni badufashe natinye aragira ati nje natinye inzozi njewe natinye inzozi nabonye pe kuko zari ziteye ubwoba bari benshi nkuko ubyumva kandi bakubitana nta mpuhwe kandi bose nta numwe muri bo
utarufite inkoni kandi uko banganaga bose buri wese yarakubitaga. ni umugani ako ni inzozi yabonye, inzozi bakubitaga. twari turi kuri Matilde. Matilde uyu nguyu wibuke ko ari we wageze gutya aracikwa wabyanye byavuga ati umunwa wanjye karekero kasubizeho gasaba abantu bagasome. Abantu barimo barazijo barimo barasesengura karekero gutya gato nk'amasegonda nkangaye kugira ngo harafu mwebwe abakonzi bacu mubivuge nanjye musesengure ntarabasesengura izo nzozi ntarasobanura. Ati ngewe Matilda aravuga ati okay Matilde niwe ubwe umunwa waramuriye cyangwa waramucitse byandi byawe agira gutya ati nyamara abanyamerika rwose none turemera ko uribuka ko urwo rugamba mbere uko Perezida Kagame ajya kwemera ngo ngo muri Kongo mbere urabizi ko bihakanaga Kagame rwose no mu nama no mu nteko atireka mbisubiremo ati narabivuze ati inshuro nyinshi atari ko rwose mumenye ko tutari muri Kongo ngira ngo izo speech turazifite. Nyuma gatoya Matilde ni wabaye kabitera ati u Rwanda rufitanye imikoranire na mama 23 ariko cyane cyane mu kugira ngo tugenzure FDLR ziri muri Kongo. Abagize gute Matilda ni small like this. Bukeye Perezida Kagame abagiye ku kinyamakuru Jeune Afrique Matilda small ushatse kuvuga iki nagapisi Afande Robert nagapisi no kuba ngo ari umudiplomat just uri muri Amerika ariko nagakingirizo just bamuha ibyo agomba kuvuga. Rero mukantabana nibyo nakubwiraga niwe usa nkaho yagize gutya tera ibuye mu gihuru ariko utera ibuye mu gihuru ushaka kureba ikivumbuka aravuga ati none turabyemera ko imikoranire hari ariko ngo mu buryo bwo kugira ngo habeho ngo kurwanya ko ngo ingenga bitekerezo ngo ya FDLR uburyo bivuzemo byanga bikunda nibwo busa nkaho bwashotoye. Kagame bukiye aza wese none ati nge nta nubwo ushobora kuza kumbwira ngo defensive measures ngo nzivaneho. Hanyuma Matilde ugarutse avuga ngo rwose ngo turi gukora ibishoboka byose ngo ingamba zashyiriweho guhana abantu ba generali unacyumve ingisubiramo aho no mu gihugu abantu bari mu mwuka abantu b'abakristo cyangwa abantu bazi ibintu bigendanye n'Imana niho muri gihugu yindukira Robert Mukamuyango kabisa. Vuga Kagame yavuye kuzimu azana izindi mbaraga akumva abantu bose yabaniye hejuru none akibagiwe abanyamerika kangiye data we akoita we bya bintu narindi hari byagenze gute navuga ngo nabizi ko abanyafrika dufite kuno tubayobora tuba twiyemera tugira ngo tubemeze rero munyihanganire nagatwiko mbande mu gutwika amagambo mba navuze ariko murabizi iyo umunsi byose ndabikora mu kabyaramo akamubwira ngo too late dukeneye ikintu cyitwa regime change ari nabyo Barton yavugaga. So regime change ibundi kuba waba keretse umuntu umwe ibihugu bibiri muri Afrika yose ni Tanzania na Uganda ibyo nago bishyirirwaho ikintu cyitwa regime change nova ngo babaho in case do this and this hako bakaba ariko nabo bagikorana n'abazungu nyine uzimamvu mvuga abazungu babishizeho kugira ngo bigumeho iteka ryose. Museveni nta muntu ugomba kumunyeganyeza mpaka kufa kwake. Erega Museveni by'abazungu bashaka arabibakorera ariko yarangizaga abaturage nicyo kintu kishe Perezida Kagame abanyarwanda mu nyumva muri kundeba muri hano biganiro byacu. Perezida Kagame yigwijemo itungo ariko yibagirwa ko abaturage igihe bazasonza abanyamujinya. Kagame narukundagira nago akunda abaturage bashonje. Kagame nakunda abanyarwanda banobizi nicyo kibazo yagize gikomeye rero aranicuze impamvu yahavutse arabyicuza ariko ikibazo abanyarwanda ni nk'ibi bifite amatwi ameze nk'ibihuri nago ibi jambo nago bigize bari hagaciro ntago baryumvishe rwose ntibigire hagaciro nicuze impamvu nabavutsemo uziko muri bipfobagane yumva ko yakabaye nka Trump akaba nka Clinton akayobora nka Amerika kumbe na section nimwe y'abasirikare b'Amerika ashobora kuyobora just agendera kuri kata tombora none abatipe bose kabare mu bwoba n'abayabaje pe itagira fande tuba twarashize namwe mukaba baramugize saba mariri kereka giye nyine kubimenya mubi ni iki tubona urabona biya ibintu ni iki tubona abanyarwanda twagendera twabaho Kagame agejeje ku Rwanda iki niki ibintu bya Paul no umuntu nawe mwana uba wishakira kuba amaramuko ni nkawe ni exactly nkuko ubona wabo uri VIP Kagame we oya winkompara na president no uramurenze ariko
jama mfite kata zidasanzwe buyo umushize mu buzima busanzwe so wagabanyije gusenga so wari cyo gusenga sejo muzahura kuzimu uzamubona ndasenga nta n'ikintu cyabimbuza uzabona Kagame wanyawe ahubwo noneho mukure kuba president mugere nka umusubize ku ranka yari afite mbere ye data cyagiye yabaga mengo hano afite akaradiyo kahambiriye imikoba afite anteni izamuka hejuru akajya afatisha kunoza kuri hafi ku ipoto y'amashanyarazi akurikirana BBC ameze ngo umusubize muri ubuzima wahita ubona Kagame wanyawe bene kwa kundi nyine najyaga mbabwira demarche y'umuntu yashonje itandukanye no kubona bogare wahaze ameze neza afite fresh air ameze ngo